ndi kumwe n'uyu musaza ubuzima bwa buri munsi nuko mbona jewe igihe cyose nkuko hari igihe avuga ati jya kundebera akabona mbuze nk'umuntu mvuga ntari hafi nashaka kwituma nawe aramufasha kumuzamurira nk'akenda yambaye. Ubwo rero nkavuga nti negereye abandi icyo kintu numva kimbangamiye cyane. Noneho umunyabyatsi amuhiseho umuyaga uramuhirika, umuhiritse kubera kwa kutiramira, noneho aguye ngo ubwonko buhita bunyanyagira. Ubwo rero asubiyeyo naho ubundi yari yarahipimishije mbere agitangira gufatwa. Noneho rero ubwo mbega baje bamuhererekanya bavuga bataranapfa, sinzi n'ubundi kintu ategereje. Bo baratubwiye bati byararangiye ngo imitsi yamaze kubana, bati n'uwamubaga nta kintu byamumarira kwaba ari ukumubagira ubusa, bati genda umutunge bityo ujye, bati hari n'igihe uzajya ugomba gutoba ibiryo mu gikombe kuko hari igihe imitsi ngo izagerayo ntitume ngo amira. Ubu nitaburiye nyine nturuzi hano uretse aka gapira kageretseho, ubu inyuma kirasatuye nyine nturuzi uko kimeze. Ubu ni ikintu kitaguriye badoda gutya n'udushumi nzamuza akaboko nyine nkakanyuza hirya nkagomba gushyiramo. Ubu amaboko ni amagufwa nyine yaranyunkutse, ni amagufwa asigaye gutya nyine wabibona. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe. Kanye n'ibyago zabambumbatiwe mu maboko ye, ziko mu ijuru hataba umwijima, habaye umucyo uhoraho iteka. Ziko mu ijuru hataba umwijima, habaye umucyo uhoraho iteka. Noneho ntacyo umubabaro ntwaye, kuko nza wibagirirwa kwa Yesu. Nubwo ngifite kubabazwa mu isi, mu ijuru nta mubabaro n'urupfu. Imana izanagura amarira, izavanaho umubabaro wose. Imana izanagura amarira, izavanaho umubabaro wose. N'igihe gito ngifite umuruho, n'igihe gito nkazabona Yesu, nibwo nzaba ntandukanye n'ibyago, zabambumbatiwe mu maboko ye. Ziko mu ijuru hataba umwijima, habaye umucyo uhoraho iteka. Ziko mu ijuru hataba umwijima, habaye umucyo uhoraho iteka. Noneho ntacyo umubabaro ntwaye, kuko nza basuhuze cyane bashimire ko mubana natwe n'ubundi nengere mbabwire ngo ikaze kandi ibihe byiza kuri mwese mudukurikiye. Namwe mwese aho muri hose mukomeze kugubwa neza, amahirwe mu byo mukora byose yaturuka ku Mana akomeze kuganza mu byanyu. Ni kenshi cyane rero tugenda gutya tukamenya amakuru, tugahura n'abantu batandukanye. Hari umusaza ngire ngo uramutse muhuye mu muhanda agenda ushobora kumwibeshyaho
uwo ari we bitewe n'ubuzima bwe uyu munsi uko buhagaze. Ushobora kwibeshya ati ni umudamu se cyangwa se n'uwundi muntu gutyo w'igitsina gore bitewe n'imyambarire aba afite. Byanatumye twibaza byinshi cyane ku bijyanye nawe. Dufata uru rugendo kugira ngo tugere hano hantu atuye ni kure cyane ugereranije n'aho abandi bantu batuye, kuko atuye nabo ngo ni mu musozi wa wenyine, nabwo ushyira akabande hagati y'imisozi hataye impungenge kuhareba, yenda bitewe n'uko hagaragara uyu munsi. Rero byanatumye rero tuvuga ati reka tuhagere tuganire nawe aho uri hose bashe kubyumva nabisobanukirwe, by'umwihariko uze kumenya impamvu y'ubwo buzima butuma uyu munsi ahagaze gutya. Duteye amatsiko kandi ngira ngo bwakwigisha byinshi cyangwa se bukagira byinshi cyane bukwereka nk'ishusho y'imibereho n'ubuzima bwe. Rero mbashimire kandi mbabwire ngo ibihe byiza, babwira kandi ngo mukomeze kugubwa neza kandi mukomeze kubana nazwe. Ndi yare Pastor Kwizera, ni Impanuro TV. Ikaze mwese rero muze. Rero twageze aha ngaha twabasuye kugira ngo turusheho kumenya no gusobanukirwa byimbitse ibikwerekeyeho, ariko twizere ko ubu ngubu tujya kuganira n'abantu badukurikiye bakaza gusobanukirwa. Mbere ya byose rero reka tubanze twibwirane. Muraho neza? Yego. Gakeya. Amazina yanyu? Nitwa Rutinyintwari Silvestre. Imyaka ingahe baba? Tena bose muri 49. Muri 49. Wavutse? Uyu mukecuru wawe muri mukecuru? Muraho. Amazina yanyu? Nitwa Nyirandakunze Gatarina. Uyu musaza maranye igihe kingana gute mu bantu? Umusaza tumaranye imyaka nyibutsara. Simbara. Mwamye mutuye hano se? Hano turi? Namye ntuye ahangaha. Iyo myaka yose? Niho wavukiye? Navukiye. Kano gace turi mu bundi bahita gute? Kano gace bakazi gute? Hano hitwa kuba inkabiri. Bahita kuba inkabiri. Bishatse gusobanura iki? Umudugudu ni w'inkabiri. Akagari? Kagana. Umurenge wa Kitabi. Mu karere ka Nyamagabe niho turi n'ubundi. Turi ku ishyamba rya Nyungwe. Kuki mwaje kwiturira mu ishyamba se muze? Hari heza mbere bagikata. Abasaza bakera bagendaga bakurikiyeho bakati amasambu. Aha twatuye ko bwase mugeshi kera atanga imipaka ayikata banumira banayifunga. Numva ko muhamaze igihe kinini cyane mu buryo bwumvikana. Uyu munsi nko wenda natangiye ikiganiro mvuga hari ukuntu umuntu ashobora guhura nawe bikamutera amatsiko yo kugira ngo amenye byinshi cyane bikerekeyeho by'ubuzima bwawe bitewe n'ukuntu uba wiyambariye. Uyu munsi uri kujyana n'umukecuru wawe mu nzira, byagora kuvuga ati uyu ni umugabo wese, bishobora kwenda kuba byaba ikibazo. Byanatumye umunsi tugera aha ngaha, nubwo biba bibabaje cyane bikomeye, ariko twizere ko uraza kudufasha kugira ngo dusobanukirwe uko bimeze. Mze, kubera iki bimeze gutya uyu munsi? Ibiga bimaranye imyaka 20. Amaze imyaka 26 yambara gutya? 26 nibwo yafashwe. Ubwo atangira gufatwa nyine yaravugaga ati ndumva intoki zidafata, tese kwa maboko numva ari guhwera. Ubundi ari umuntu nk'abandi, kuko ubwo mbega yafashwe mpetse umwana w'umuhererezi. Ubwo ngubwo ubu arafite imyaka 19 w'umuhererezi, niho yafashwe. Ubwo akajya atakabiza gutyo. None ubu ngubu rero nta kintu na gitoya ubibiryo no gushyira ku munwa. Nta hantu nerekera nyine keretse nk'utwatsi mba ntoragura nk'aha hafi munsi y'urugo, ariko ubundi nta hantu njya, kuko yashatse kwituma iyo ntaje ikiziba hagiteruza amenyo. Ubwo nyine byagezeho bati imyambarire y'ipantaro yireke kuko birakugora. Nta ubu nukuyabona gutya n'indambya na ninjoro nukugomba kuyamucyamurira amaboko ninjoro, nukugomba kukazana nkakamugerekaho gutya. Ubundi nukumuba hafi na kwigihe cyose, nta kintu nshobora gukora nyine. Nta hantu njya nerekera. Umaze imyaka yose 20 irashize yiyambarira yambaye ikizibaho nyine ibyo kwamba. Yarabanje nyine akajya agenda bimunanira. Mbega babikira ubwa mbere nibo batangiye kumubwira bati
jya wambara ikanzu bakimudodeshereje no ku buntu babanje bamudodeshereza kaki barayimuha bati nta kundi ubwo ubuzima buranze ubwo rero biza gutyo arayivuza hose ati kereka ngeze no mu bitaro by'i Kigali naho agerayo biranga nuko bati nukugenda nta kundi kuko mu bitugu imitsi yamaze kubana bati nta kundi byagenda no gutegereza nuko ubuzima mwibereyeho yenda ubuse ushobora kuva nkanga ukabasha kugenda ukagera nkara hejuru ku manda cyangwa no kwibera hano gusa ko nabonye no kwagenda bigoye cyane imvura yaguye nta hantu nagomba nk'ubu mu bunyereri niho atafita kugenda ariko ubundi mbere yagendaga naho mu mujyi ku Kitabi hakaba igihe ajyayo akagenda amaguru ni mazima ikintu cyabanje gupfa na amaboko nta rundi rugingo rwo rukora usibye amaguru handi ho nta kibazo amaguru ni ashobora gutambuka ariko amaboko yabubu yabaye indambya niyo ukoze wumva yarakonje no mu mavi naho bakora kandi mufite ubushyuhe bwa 5.7 ubushyuhe ubushyuhe bwaye fara bupimi wana 5.7 none se hano hantu muhaba gute muhabana nande kwana hantu buryo no kwaza byonyine biteye ubwoba ku manwa hano hantu muhatuye hantu niho bavukiye noneho ubu hepfo hari itongo ubu twebwe twubatse aha ariko kwa se na nyina hari hepfo hari ibi biti no muvumu ndi kubona nuko babitemye nubwo rero noneho nanone hari undi mwene nyina wari uhari ubwo noneho aza gupfa ahasize abagore bakwira imyangaro noneho twebwe tuti turashaje twigumira aha ngaha nyine bakavuga ngo ntabwo bashobora kuduha ku mudugudu ngo nta kintu tubahaye tukabura rero icyo twagura ikibanza ngo twegere abandi nuko umuntu akavuga ati wabonye ubushobozi akabona yegereye abandi kuko aha ngaha ndavuga ntese ubu nanamuteruzwa nande nabigenza gute igihe yabarembye nuko icyifuzo nuko mvuga nti nk'umuntu waduha ikibanza tukegera aho abandi bari none se yenda mze aha hantu n'uyu musozi mbona uti hano hejuru mbona asadutsemo kabiri ubu ni ufite imunyigiye kuzaza ukarenga ino nzi ko mbona utuye kabiri ho uduhurije kabiri umusozi w'igikondo w'igikoko kuko haruguru nyine ntihari hatuwe barahatuye amazi bakashoka mu ishyamba za nuko ndetse bahateye ishyamba bahateye ishyamba hari ishyamba ry'indakatsi na mbere na kera harakundukaga noneho batangamo icyo bitaga ishyamba ry'ishyamba kuki mudasaba yenda nk'ubuyobozi kugira ngo bafashe niba mutishoboye kugira ngo wenda babafashe basi mubashe kuva nk'aha ngaha abayobozi ndagenda bajya ku murenge nk'abasaba bakambeshya ngo bazambwira n'ubu bari bambwiye mu kwa kabiri byahereye aho ngaho ngo banyandikiye bantangiye raporo ku karere we baramubwira ngo nagenda ashaka ikibanza nawe akavuga ati none se ko nta bushobozi mfite bwabona ikibanza nabigenza gute nuko gusa nimagushira agace kari aha ngaha tuvuge n'urugero cyangwa umutungo wanyu nari mu dutuye gusa ni hano dutuye niwo mutungo ngo bashaka bafite mu gahinga bashaka miliyoni bashaka miliyoni ugitanga rero naho bikarushye ngo bazahubekira abana babo ntabwo byoroshye cyane ubundi se yenda tugaruka kuri buno buzima yenda tuvuge hano hantu muhabana nande rimwe mwenyine gusa cyangwa mufite umuntu muba muri kumwe uwo tuba turi kumwe hari uwo mukobwa nyine mbega hari n'utwana hanyuma two twigiriye ku mudugudu twebwe ntitwaguma aha ngaha urabona ko nta mwana muto wakubaka aha ngaha arahari ntabwo umuntu yavuga ngo ni incike arahari ariko yubatse ku mudugudu akavuga ati ntabwo nanjye leta nibarebe sinabona ubushobozi bubaha ikibanza nanjye sinishoboye nawe icye kukibona byaramugoye mbega ni n'uyu uje kuhabereka ntabwo nyine uganira n'umuntu ntacyo atamubwira ariko nenda ndabona urwaye yewe se nanjye ndarwaye uburwayi bwo buteye gute ko mbona uhereye ku maguru ngire ngo umuntu arebye
ariko nanone n'izindi ndwara iyo umuntu ari gusaza ziza ari nyinshi. Nanjye uburwayi numva ndwaye nuko ntarembye nk'uyu nguyu, ariko nanjye uburwayi nyine uko umuntu arimo asaza n'uburwayi niko bugenda bwiyongera. Mukecuru ndashaka ko dukomeza tuganire, ariko mu by'ukuri ubundi wowe yenda ibintu bikugora ni ibihe yenda mu mibereho mufite ahangaha, yenda bigaragara ko ari mwihamagara mukiyikiriza bitewe nuko ari mutuye ahantu mwenyine mu ishyamba nk'iri ngiri. Mu ishyamba nyine bingora nuko nibaza nti nk'aha hantu ndi jyenyine ankura nkegera aho abantu abandi bari, mbega n'uyu muntu yaremba bakaba bamfasha, mbega mu buzima iteka umuntu akenera uwundi, numva ko mvuye aha rwose icyahankura cyaba mbega ari uwiteka waba ubikoze naba ntomboye. Kubera ko urabona kuhaba ndi jyenyine, abari bahari bose barahavuye, kuhasigara gutyo ubu nanjye ntabonaho ndahura, ntabonaho nsaba iki mu buzima umuntu akenera undi, ntagira uwo niyambaza hafi. Ubundi ubuzima hano mubayeho gute mu mibereho yanyu, gutura hano hamwe nyine umusaza ukurwaranye gutya, ubundi impungenge nibaza uhura nabyo kenshi cyane nibihe mu buzima bwa buri munsi ubana uri kumwe n'uyu musaza? Kuba ndi kumwe n'uyu musaza ubuzima bwa buri munsi nuko mbona jyewe igihe cyose nk'uku hari igihe avuga ati jya kundebera nkabona mbuze nk'umuntu mvuga ntari hafi, nashaka kwituma nawe aramufasha kumuzamurira nk'akenda yambaye. Ubwo rero nkavuga nti negereye abandi nicyo kintu numva kimbangamiye cyane, kandi nanone no kutabona n'icyo muha nyine, kubera ko abavuga ati kera wa mugani w'abantu ba kera bari barariye, ugasanga naba ari utwo tudafashe nyine, ugasanga ati n'ubundi ibi biratuma ndushaho kuremba nyine, ariko ibyo umuntu akihangana kuko nta kundi yabigira. Ubuzima mwibereyemo buguteye impungenge. Ubundi muze ahantu uba uri kubabara cyane ni hehe gutya uburwayi, ni hehe hantu hakubabaza cyane? amaboko n'ibitugu n'agatuza kuko byatunutse. Mu bitugu bavuga ngo yumva ari nk'aho harimo amabuye, hameze nk'aho haririnze igarabiyo. Hano mu gati k'umugongo hacicemo kabiri, amagufa yo nicaye ahantu batareshya nk'arengeye, biraturika nkumva amagufa arakomanye, amabuna arandya, mu ntege harandya, ahantu mfite ubuzima. Ubabara cyane yindi amaguru yatangiye no kujya atumba, n'amaguru arimo aratumba. Ubu nk'iyo ugenda yenda bakakubona gutya, harimo igihe yenda nk'abantu bakubona bakakwibazaho byinshi cyane, nta gihe igenda abantu bakakwibazaho bikaba yenda gutera nk'intimba ku mutima, bakanahunga ahubwo bari n'abahunga batebanyegereye. Niyo mfite abana bakiri bato bo barahunga, baravuga ngo umuntu warwaye wasaze kuko babivuga, ariko nta ndwara y'ibisazi yigeze nyine. Bakanga mushyiramo agapfukamunwa, ngiye kuvugana n'abayobozi nkambarira iyo mpageze, nkabwira umuntu agakanshiriramo. Gukaraba rero nabo barabizi, bazi uko mugomba kubimera, mwarabye sinakwikarabye nabyo byo gukaraba. None ariko ubu n'ejo bundi mvuye muri Faisal i Kigali, bampaye noneho wakabitse indwara mfite. Urwaye gute? Basanze ari izihe ndwara ufite zitumera gutya? Barazimbwiye se, bavuga ko ari pararize, akakuma kari hariya, se wakazanye we kazana ako kantu ntacyo, cyangwa se reka turaza kukarebaho nta kibazo mu nyuma. Wagiye Faisal, ubundi uba mu cyiciro cya kangahe se? Mituweli yo muyibona gute? Kubonamo ari mu cyambere, ariko munyine bahinduye ngo ndi i Kigali, ikarita nayijyanye, ikarita yarabuze ntibashyiramo. Ubwo ngo koko abana bagiye kwivuza ngo ntibanabavura, ngo ntabwo icyiciro cyanjye cyuzuye kuko ngo ikarita yabuze. Ukakubwira ubwo aherutse ni igare ngo yagiye mu muhanda, noneho umunyabyatsi amuhiseho umuyaga uramuhirika,
umuhiritse kubera kwa kutiramira noneho aguye ngo ubwonko buhita bunyanyagira. Ubwo rero asubiyeyo naho ubundi yari yarahipimishije mbere agitangira gufatwa. Noneho rero ubwo mbega baje bamuhererekanya bavuga bataranapfa, sinzi n'ubundi ikintu ategereje, nubwo bamuzanye bavuga bati yarembye. Nuko tubona arongeye agaruye ubwenge, ariko ubwo kugenda no kugaruka ntabwo bari baruzi ari umuntu, nawe ntiyarazi aho avuye n'aho ageze. Ubwenge bwongeye kugenda bugaruka gake gake yageze hano, ariko ubundi mbirasi yamuvanye ku kitabi yamugejeje ku Kigeme, iyo ku Kigeme imugeze i Butare, iyi Butare imugeze i Kigali, no kugaruka ni gutyo yagarutse. Imugenda bamuhererekanya gutyo irongera imugeza ku Kitabi. Ku Kitabi rero bamutegera moto iraza imugezaho. Yarari kugenda mu muhanda, umuyaga w'igare niwe wamuhiritse. Wuhetse ibyatsi. N'umugenda ndibaga nahoze no mu nzira nka Ugenda kure. Gashaka kwikubita cyangwa gashaka kwikubita. Umwana nasize intege nke y'ubuzijyana mu muhanda. Nanone nkora siporo nyine nka siporo. Yageraho n'inzara ikamurya. Yageraho ubwo inzara iba yamuriye, akagenda by'uwabanye n'abantu, akagenda ntihabura nk'umuha uduceri. Ubwo ugasanga nyine turandanamubuza cyane, ntutazagwa mu muhanda, ntukagende. N'abantu bakamubuza bati ntukagende dore ntubushoboye. Umuyaga w'igare niwe wamuhiritse. N'umuyaga w'igare ntiryamukozeho. Nahura se na bya bikamyo bya bindi bitambuka hariya. Negera kure yabyo. Ugendera kuri iki? Ngenda mu twatsi. Kugira ngo nunagugwe muri utwo twatsi. N'ayandi abaturage baremeye ku muhanda muri kaburimbo nshinyicamo. Ahubwo ikibi ni nkaho njya kwambukiranya, ahubwo mbanza nkareba haruguru nkareba hepfo, hari ipiki rero yaza iyihinda cyangwa n'imodoka iyihinda, ugira ngo ni yayindi iyite inyuma ikaguhitana. Ariko ubundi nari banzaga kubanza kwitegereza. Ubundi yenda sinshaka ko dusafata umwanya munini ngira ngo byishane byumvikanye mu mibereho yawe. Urumva niba abana muntu bakamutinya, niba abandi bantu hageze yenda bamuzomera gutya ati ibi ni ibiki ndakwite n'ino myambarire yiwe yenda abafite ku ruhande rwawe mukecuru, wowe bumva byagenda gute? Ese naya maherezo se kwa muganga nta kintu babwenda cyakurwa kugira ngo byibuze yenda izino ngingo z'amaboko ziba zakongera zikarambuka, hakurwa iki kugira ngo wenda byibuze umusaza isubire mu buzima busanzwe, nawe yambara agapantaro k'ubungubu baragakumbuye nawe kukambara, by'umwihariko bababwiye iki? Bo baratubwiye bati byararangiye ngo imitsi yamaze kubana. Bati n'uwamubaga nta kintu byamumarira, kwaba ari ukumubagira ubusa. Bati genda umutunge gutyo ujye. Bati hari n'igihe uzajya ugomba gutoba ibiryo mu gikombe, kuko hari igihe imitsi ngo izagerayo ntitume ngo amira. Abo muri Fayizari niko bambwiye. Twari twajyanye. Icyo gihe yenda mujyayo munagaruka uyu munsi ku ruhande rw'umeze, uba wiyambariye ijipo gutya gusa nta bundi ni ijipo mba nambaye yonyine n'agapira cyangwa ubu nyine ni agakanzu badoda. Ubu ni agakanzu baba badoze, ubu nyine kameze nk'itaburiye. Ubu ubu ni itaburiye nyine, nturuzi hano uretse aka gapira kageretseho, ubu inyuma kirasatuye nyine, nturuzi uko kimeze. Ubu ni ikintu kitaburiye badoda gutya, n'udushumi nzamuza akaboko nyine nkakanyuza hirya nkagomba gushyiramo. Ubu amaboko ni amagufwa nyine yaranyunkutse, ni amagufwa asigaye gutya nyine wabibona. Mu imerero ry'amaboko hacicemo kabe harimo umwenya. Mu mibereho yawe rero uyu munsi yenda ku bintu yenda bikugora kubibona, yenda mu ruhande rumwe tugeze aha ngaha hari inzego zitukurikiye cyane cyane bibo zireba nk'iz'akarere ka Nyamagabe n'umurenge wa Kitabi turimo uyu munsi, yenda n'abandi bafatanyabikorwa batandukanye biteguye kuba bafatanya na ubundi ibintu bibagora ni ibihe mukecuru, yenda n'ibintu mukenera mu buzima bwa buri munsi. Urumva ikibazo cy'imiturire cyo nicyo nabonye hanganye hagera bwa mbere bitewe nuko
utuye mu manga y'umusozi saa n'isaha y'umusozi wamanuka tukumva indi nkuru mbi gutyo, ariko twizere ko Imana ikomeza kubarinda. Ubundi we ibindi bibagora ni ibihe muri rusange, kugira ngo wenda n'umuntu dukurikize kubyumva abashe kugira icyo yakora ariko yasobanukiwe n'ibyo mukeneye cyane kuruta ibindi? icyo dukeneye kuruta ibindi ni ukubona icyo kurya kuko biratugora, nicyo kibazo. no kubahanga Ese kuki utamusabiye akagare, twa tugare tw'abafite ubumuga? Wowe ubumuga bwe ntimwemera guhabwa ku kagare, cyangwa nta byagenze gute, ntabyo mwabajije? Ibyo ngibyo se ko iyo ugiye kwa muganga aribo bagutegeka, ko nabonye ntacyo babintegetseho, nkagira ngo nyine ntibishobora gukorwa ubwo baruze atari uwahuye n'impanuka yenda y'imodoka, ati ubwo baruze ari uburwayi bwizanye ntabwo bashobora kukama. leta iratanga amagare ariko ntibarima. Hambere abaduhamagara i Nyamagabe, abafite baduha n'imipira y'abafite ubumuga, mfite 70% y'ubumuga. Bari badutumiye umunsi mukuru wacu, abandi barabaha inkoni yose nayifata nyine. Nabanje kujya mfata utubando ututi duciyemo kabiri ngo njye ntujyana ababikira abana bimbwiye nabo n'abaganga ngo njye ntujyana ndufashemo kabiri, umfashe wenda amaboko yo kuzitera nako karanira kakagwa, nagafata kakanyuruka kakajyanisha amenyo cyangwa kagacumbikisha. Ibyo byararangiye kuko nabaye muri gorora ku Kigeme imyaka 2. Muri gorora barandambirwa banyohereza i Butare mpimwa n'abadogiteri banga barindwi, nibo banasinye njya muri Faisal. Buri ngende bancishe mu cyuma rero baje kunshiramo, barandika ngaruka i Butare, banyuza muri Faisal mu shayishike kubagwa. Ngenda muri dogiteri 4, muri dogiteri 4 kuri radio baravuga ngo wari inzobere zizaza ngo mu bitaro by'akarere bikuru zira ku Kigeme. Abahinde baraza, ndagenda ndisubizumisha baramakanira n'abasirikare, ubwo baragenda ndicarira. Bari barananyimina ka VIP, tekora njya ku karere bashyira impapuro zanjye barareba. Icyo gihe banyandikiye 50,000 banyohereza kuri sako, ndagenda ndabifata, byantunze mbagana napfuye muri icyo gihe birantunga. Ariko bampaye ka VIP ko ndagafata, nuko numva bashaka no kunkura mu cyiciro kandi ntacyo nkora. Kano kantu uhetse se ubu uhetse nawe ku kantu ku gasakoje kakaba karimo agatabo kanjye mpemerwamo, kandi n'umugira neza anshyiriramo agaceri. Ntawampereza ngo nshyiremo, niyo buriye kugura nk'akaneke bikoreramo, ubu umugira neza akagatondora akakantamika. nuko bibereyeho. Ubu buzima rero mze ubona gutenda ku ruhande rumwe, nabona ubuzima na mbere ndo yuko wari ubayeho wifashije, uyu munsi ukaba usigaye gutya nta kintu na kimwe ushoboye kuba wakwimarira. Ubuzima ubundi ni iki ku ruhande rwawe? Ubuzima wabwigiyemo iki wasangiza abantu badukurikiye aka kanya? Na kababaro, kandi ya muntu ababaye arakakira. Nsenga Imana gusa, Imana nuko mpfuye nabi, n'Imana iza kakunkuraho nkanagenda, ariko simpe bajegerera ngo ngicyo kiragaramye, natambuka ngo ngicyo kiragaramye, ngo ngicyo cyatunutse agatuza. Ubwo rero ibyo barabivuga nyine, n'umeze gutya arabashaka ngo mpe. Abantu se bakunda umuntu bose, arabashaka ngo mpe, aravuga ngo cyapfuye. Nawe mbere nk'inko n'akagaye bansomesha akagaye, ngo se n'umugore w'umusomesha abampaye agasuru, hari umugira neza wamuhaga agakombe k'agasuru, bati urasomesha iki? Noneho bakatereka ku meza yenda, noneho bagashyiramo agasoma, kashiramo bakampengekera nkanywa nkataha. Bakangura akarindazi cyangwa akaneke aho kari, akagira ukantamika, kagira n'abavuga ngo po ukira n'iki batwanduza, bakira ntikiroze cyabanduza. Nyine bakanena bakarunshira,
nshira rwa buri munsi kandi nanjye ndarushaka ariko iyo mpfa ntandaraye gutya ubu ntarandaraye kubona ahantu wakoreye ukabona utishima ubu ngubu iyo akantu kantondagiye hano ku ijosi kereka ko kankuriraho iyo akantu kandumye kereka ko kankuriraho kaba agasimba kantanyenge harimo abakakura barimo n'abanga nta kantu nakwishima nta handi ngo nishime kandi ubu ndaribwa no mu maso hakandya cyane hakaza nkumva hajemo ibintu bisima banashimira reka da nkumva ntibishyire nkareba no mu maso akantu komere cyane twizere ko yenda aho baraza kugira icyo batunganya mu byo bashinzwe no mu mibereho yanyu yenda mu buryo busanzwe ubuse yenda kugira ngo ubone ibyo kurya mu cyecu bigenda gute kugira ngo wenda nk'ifunguro rya buri munsi biraborohera ese mukoresha ubuhe buryo kubera ako kaviyupi baduha ndaguma nkagacunga kugira ngo nzarebe ko bigeza kuba bongera kuduha utundi ubwo rero nkagenda ncunga n'utw'umuntu yaba yahinze dukeya twintica ntikize nyine umuntu akagenda afatikanya gutyo akagenda akuramo utujumba akatwosa akanyukereza kamwe nawe akanywa kandi n'uwo mukobwa akamuha kandi nawe aratingita umukobwa atingita amaboko kandi mu mutwe we ntihuzuye nari namujyanye no mu ishuri akajya umukobwa we uwo mwana Imana ntacyo nayishinza kuvuga ibintu ugashyiraho n'igikabya ntabwo ari ngombwa ahubwo uwo mwana ni nk'ahantu atuzuye mu mutwe mu mibare niho hamunaniye kandi ari umuntu w'iki gihe kuko yagiye kwiga nyine aba wa mwana abandi birirwa bakubita ntamenye kubona ko yashabuka nk'abandi imibare ntagire ikintu yumva abandi bakirirwa ari umwe bakubita bigezeho nduzi inkoni zigiye kumwica ntibyihorere kuko byanze ubwo nyine mu mibare niho atabara ariko ubundi ntabwo navuga ngo hari ubundi burema cyane cyane ni mu mutwe niho hatuzuye ikigwe hasi agashoreza abasubiza inyuma gukora ibibazo bikomeye cyane twizere ko yenda n'ibindi biraza komeza kugenda neza tubashimire ku mwanya muduhaye nawe mwadukurikiye tubabwire ngo ibihe byiza ku mwanya wanyu mwadutije Imana ibamugisha kandi byose bibagendekere neza aho muri hose tubabwire ngo ikiganiro twabateguriye uyu munsi kuri uyu muryango nta uyu munsi gisoreje ibindi biganiro byacu byo birakurikira ashobora kudukurikirana ku byahise cyangwa se ku bindi bizaza kandi byose babwira ngo muzakomeza kubana natwe ari inama inyunganizi nkunga izo arizo zose ziremewe cyane kuri uyu muryango kugira ngo by'umwihariko ibyifuzo byabo bibashe gukomeza kugenda biba impamo turabakunda cyane kandi mukomeze kugubwa neza namwe mugize neza turabashimye Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe.